Ndabasuje mwe mugeze ngaha amahoro y'Imana abane namwe kuri uyu mwanya. Ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru iteye ubwoba, ni impanuka iteye ubwoba ibaye ikaba ibereye mu karere ka Nyamasheke. Ni inkuru y'agahinda gakomeye cyane nk'uko mubibona mu masikirini yanyu, murabibona ko ni imodoka yakoze impanuka ikomeye cyane, ni impanuka iteye ubwoba. Ni impanuka rero yabereye mu karere ka Nyamasheke, aho yari impanuka yabaye ku modoka yo mu bwoko bwa taxi cyangwa se izwi ku izina rya Hiace. Ni imodoka rero yari isanzwe itwara abanyeshuri. Murabona ko mu masikirini yanyu yatewe amabara y'umuhondo kugira ngo ijye ibona ko itwara abanyeshuri ibavana mu rugo ndetse bageza no ku ishuri, ikabavana no ku ishuri ikabageza mu rugo. Rero ubwo yari icyuye abanyeshuri ibakuye ku kigo bigagaho cya St Matthews, niho yaje kuba ikora impanuka. Ni impanuka yabereye mu karere ka Nyamasheke mu mujyi wa Ruharambuga. Ni impanuka rero yaje kuba ituma abana babiri bahasiga ubuzima, nibo bitabye Imana, abana babiri Imana ibakiriye mu bayo. Abandi bakomeretse, hari bamwe bajyanwe ku bitaro bya Bushenge, abandi bajyanwa ku kigo nderabuzima cya Kamonyi, abatakomeretse cyane. Ni ibintu biteye agahinda rero, abantu benshi bari kugenda bavuga ko biteye agahinda kandi binababaje, kandi ko bihanganishije imiryango yabuze abana muri iyi mpanuka. Iyi mpanuka rero ubona ko ni impanuka iteye ubwoba cyane, aho babonye iyi mpanuka bavuga ko imodoka yari isa n'ifite umuvuduko, noneho imbere yayo hari igare, hari umunyonzi wari utwaye igare. Noneho shoferi yashatse gukatira iryo gare kugira ngo aritambukeho, biza kurangira agonze rya gare, birangira n'imodoka iguye munsi y'umukingo. Nibwo yaje guhenuka igwa mu mugezi. Nk'uko bigaragara urabona ko imodoka iri hasi mu mugezi. Urabona ko hano ni abana, urabona ko bino ni ibikapu by'abanyeshuri ubona ahangaha byasanga. Ni impanuka ikomeye cyane rero, bivuga ko umushoferi wari utwaye imodoka ndetse n'umunyonzi bajyanywe ku kigo nderabuzima, ndetse n'abandi bakomeretse bidakomeye bajyanywe ku kigo nderabuzima. Aba banyeshuri rero biga ku kigo cya St Matthew, bivugwa ko bari batashye bagiye mu rugo. Bivuga ko kandi iyi modoka yari imaze akanya gato ivuye kuri iki kigo, dore ko nta minota 10 yari ishize ivuye kuri iki kigo. Abantu benshi bakomeje kwinubira ibyabaye, ndetse bakavuga ko makimanga n'ubuziranenge bw'ibinyabiziga bitwara abanyeshuri, aho bavuga ko hari n'igihe ibyo binyabiziga biba bitujuje ubuziranenge, cyangwa se ugasanga ngo baba bashyiramo abanyeshuri benshi, ugasanga bagenda babyigana. Reka rero natwe twihanganishe umuryango wabuze abana babo, ndetse n'abanyarwanda muri rusange twihangane kandi dukore.